muraho neza abavandimwe inshuti zanjye. Ndabaramukije cyane umugoroba mwiza asa moya zirenze iminota 30 muri studio za MM Now. Hanyuma itarikizo ni 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2025. Nizere ko muri gukora uko mushoboye mu rugendo rw'ubuzima. Yes, reka bitemereze rero ikaze wowe wamaze gukora subscribe kuri uruganiro rwa MM Now. Hanyuma ufata umwanya wawe ukareba iyi video ukayisoza, nawe uruhare rwawe turarubona cyane. Hanyuma ufata umwanya wawe ugakanda like ugashyiraho na comment, nawe uratwereka ko ubuzima bufite intego bugira aho bugera cyane. Hanyuma rero abantu mudukurikirana muri mu ntara enye zigize igihugu cyacu ndetse n'umujyi wa Kigali, n'abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba ndetse n'uburasirazuba. Mu mujyi wa Kigali muratwumva neza cyane, turabashimira cyane. Mukomeje kugenda mutwereka itafari ryanyu kuri MM Now, ari fitano rizatuvana rikajyana hano ritugeza cyane. Hanyuma abantu mudukurikirana muri mu ntara ya gatandatu aba diaspora, ntabwo nabibagirwa neza cyane, mukomeje kugenda mutwereka ibintu byose bishoboka neza cyane. Yes, hanyuma rero wabyumvisha neza cyane n'uruganiro ni MM Now. Hanyuma kuri microphone ni MM. Hanyuma ongeraho amakara udashirira ndaje. Bavuga ko nta ubabazwa n'uwamuhaye akazi, ariko se nawe uriyumva? Uri kubona uko wiyumva imbere muri wowe? Uyu munsi ndashaka kuganira nawe, twibukiranye ko turi abantu mbere y'ibyo dutanga. Hari amagambo meza twumva buri munsi: akomera, wihangane, uzakira, Imana iri kumwe nawe. Ariko se ninde ureba aho uva? Umenya ko uri kurwana intambara itagaragara? Mu maso y'abandi uraseka, ariko mu mutima harimo imivu y'amarira itagaragara. Abantu barakubwira ngo komeza utere imbere, ariko se ni ryari baheruka kukubaza niba umeze neza? Sosiyete yacu irashimira ibiva ku muntu, ariko ntikibaza uko uwo muntu ameze. Ukabura amahoro, ariko ugasabwa amahitamo meza. Ukabura uwuganiriza, ariko ugasabwa guhoza abandi. Abavuga ko nta ubabazwa n'uwamuhaye akazi, ariko se kuki uwo muntu atazirikana ko uri umuntu ufite intege nke?
ukeneye kuruhuka, ukeneye kuvuga akababaro kawe, ntukiyibagirwe ngo abandi baragukeneye. Wibuke ko nawe ukeneye wowe ubwawe. Ukeneye kuganira, akwandika, gusenga, akuruhuka cyane. Umuntu akakubwira ati urakora pe, komeza utere imbere, ibintu ukora turabibona. Rimwe na rimwe bikanakunanira kumenya ko ufite imbaraga nkeya ngo ube wabibwira uwo muntu, kuko yakujyanye muri mood yo kugushimagiza cyane. Ukeneye rero gufata umwanya ukandika cyangwa se ugasenga ukanaruhuka. Bavuga ko ntawe ubabazwa n'uwamuhaye akazi. Reka isi ikumenyere uko uri, atari uko abandi bifuza ko uba. Iki ari ikiganiro isaha ya none, aho tugenda tukuzanira ubuzima tugiye tubamo mu buzima bwa buri munsi, hanyuma tukabuhuza n'isaha ya none tugakuramo isaha y'umunsi, hanyuma nawe wakumva ikunyuze neza cyane, ubigiramo uruhare, usharinga iyi video ikagera no ku bandi benshi cyane bagiye batandukanye. Izari rya sosiyete yacu idushimira cyane, igashimira ibiva mu byo dukora, ariko ititaye ku kumenya uko tumeze. Sirimu uzabona umuntu akubwira ati rwose pe nananiwe kuvuga ko ntabishoboye, icyo gihe rero ubwo baba watangiye kubura gahunda y'ubuzima bwawe. Cya gihe mu maso uba ugaragara nk'umuntu useka pe, wishimye, ariko muri wowe disi ufitemo imivu y'amarira abandi batareba. Reka isi ikumenyere ukuri, atari uko abandi bifuza ko uba. Ugasanga abandi bakubwira ngo ukora gutya, urakora pe, ukora neza, komeza ubikore gutya. Ndakumenyesha ko urimo urabaho uko uwo muntu ashaka ko ubaho. Reka rero isi kumenyere wowe uzi kwivugira, uzi kumenya ikitagenda mu buzima bwawe ukakivuga uko kiri. Niba wumva umeze nk'uwacitse intege, ntugatinye kubivuga. Hari abandi nkawe, hari abantu basa nk'abameze nkawe ariko bafite ibikomere bikomeye. Ashaka uganiriza, andika, asenga, ruhuka. Gusaba ubufasha si ubugwari, ni ubutwari bw'ukuri. Ntutegereze ibihe byiza, itangirire kubaka igihe cyawe cyiza. Isaha ya none, uyu munsi niwo munsi. Hagarara imbere y'inzozi zawe, ureke iminota y'uyu munsi ibe ibuye rya mbere ry'urukuta rwawe.
Yes, urakoze cyane wari ukurikirana isaha ya none. Mbere yuko nkugerera ku musozo, ngeze muri ya minota 3 ya nyuma umuntu aba yantumye mu isaha ya none. Hanyuma nawe ushaka kujya untumba mu isaha ya none, reka nkubwire ngo karibu sana kandi tayari cyane. Nkuko mumaze kubimenyera rero, APLFC Nyamata Tiger Fan Club Nyamata bakomeje kugenda bakira abanyamuryango bagiye batandukanye. Abantu mwese mwifuza kwinjira muri uyu muryango mugari wa APLFC Nyamata, Valence yambwiye ati ako kantu rwose ujye ukanshishiriza ngo mu isaha none abantu bakomeze bamenya ahantu biri kubera ibijyanye n'ibyishimo. Ubwo kuri wowe wihebeye ekipe yawe cyangwa se uyifana uyikunda cyane, ibikorwa iterambere, gukunda igihugu, amahoro n'urukundo bikomeze bikubeho cyane. Hanyuma rero abantu rwose bifuza kwinjira muri iyi fan club, kugira ngo nomero ngiza kuri screen mushobora kumuhamagara bakaba ibisobanuro bigiye bitandukanye. Hanyuma yarambwiye ati rero kuwa gatanu hari inama rusange twese tuzahururamo cyane kugira ngo dutangize fan club yacu ku mugaragaro, kugira ngo ibindi bigiye bitandukanye nta gihindutse mu isaha none n'ubundi muzabyumva. Ariko yambwiye ati kuwa gatanu rwose ni gahunda gatanu kuri gatanu. Suga rero abantu mwese mushaka kujoininga iyo fan club ya APLFC Nyamata Tiger, this is your time, abikore cyane. Hanyuma n'abandi batarabimenya neza cyane ugerageze sharing akantu nkaka kugira ngo kabagereho neza cyane. Hanyuma muze mwiyubakire ekipe yanyu, ari nako mugenda mukora ibikorwa byiza bifite ahantu bihuriye n'iterambere ryo muri society. Niyo mpamvu nanjye nka nawe nyewe bamfashemo nanjye nkavuganya ahantu hari urukundo, amahoro, ukwiteza imbere no gukunda igihugu. Nanjye ntago nahatangwa gatanu kuri gatanu. Yes, murakoze rero kuba mwamaze kumva iyi nkuru kugeza ku musozo rwose. Andashimira byimaze yo buri wese wamaze gukora subscribe, gusangiza iyi video no gutanga igitekerezo. Imbaraga zanyu nizo zituma dukomeza kubaka uru rugendo rwiza arwo kwigira hamwe no gukangurana. Utarakora subscribe ndakwingingira kuyikora cyane, akanda subscribe niyo like kugira ngo ntuzacikwe n'andi magambo yubaka umutima. Ngaho rero usangira iyi nkuru n'umuntu umwe ukeneye kumva ko atari wenyine, ko agifite agaciro kandi ko ashoboye kongera gutangira urugendo. Kandi ntuzibagirwe kunyandikira muri comments icyo uwumva cyagufashije cyangwa se icyo wifuza ko twaganira ubutaha. Tuzasubira vuba kandi n'undi munsi nzagaruka turi kumwe. Murakoze cyane, murakarama.
hanyuma ngiye kuri mikrofone nari MM. Imana ibandebere cyoroshye. Bye bye.